nta kubeshye nkuru y'ijambo rya Papi nkarigarura hafi ahangaha icyo tudahurizaho na Papi n'ubyo byo kurasa amabandi ayo wabonye amazina yari hejuru shaka nkubwire no wabimbaza nabisubiramo management yabo ntabwo irimo kugaragara nk'ubu ngubu n'uyu munsi nk'amasaha 5 ashize ngo mambo y'umusore w'imyaka 27 wari usanzwe ari umurobyi mu kiyaga cya Kivu yitwa Nsenyumva Evariste wasanzwe mu muhanda wo mu karere ka Rusizi gukuraho igihano cy'urupfu aho muravuga ngo nzajya kujya imvungure uziko hari n'ahantu ku manywa y'ihangu muri Kigali umuntu atagitinyuka kwinyuza ari wenyine noneho baratashye barimo gufungurwa ku bwinshi bucucike ntabwo wampindura umwana mu bintu bijyanye n'amarondo nagatoye byo ngibyo bazabibeshya abandi bantu je ntabwo nabandimo irondo ry'umwuga abantu rero ukabona baragenda bahuhutwa ntabwo tuzijya tubona zero rate ku bantu babagizi ba nabi ariko uburyo tuma kubyumvamo uyu munsi ndavuga ngo nta gikozwe baraza kubona amaso acanye ku maso babone bafandirwa hama abandi iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tebuka ntawe murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko bivuga ngo Captain Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare turabasuhuje turabifuriza kugira ibihe byiza mwese abadukurikiye turi kumwe na David Eugene Marshal Sengiyumva uri kuyeho Sengiyumva ni kilometrique hari ibikorwa by'urugomo bikomeje kuvugwa mu duce dutandukanye tw'u Rwanda aho imitwe y'insoresore zishyira hamwe zigakora ibikorwa by'urugomo birimo no gusahura no kwambura abantu ibyabo ku mugaragaro zikita n'amazina aho bagakomeretsa bakica bakoresha intwaro gakondo bita amazina atandukanye ko waro bivuze abamaze kumenyekana cyane n'abuzukuru ba shitani abo bakorera i Rubavu bavugwa mu karere ka Rubavu mu burengerazuba abiyise aba Mozambique mu karere ka Musanze mu ntara y'amajyaruguru mu Musanze kandi hari n'abiyita ngo abasani n'abanyarirenga abamarine hano za Nyabugogo no ku Muhima ni benshi bafite amazina hari amazina atandukanye mu Ruhango abantu ngira ngo barabizi ko Ruhango ko Ruhango yo rwose ubanza yamanitse none na Muhango uri buku mwarimu muri kaminuza baherutse kwica bamujanjaguye umutwe burya ntabwo wavuga Muhanga usibye Ruhango hano Kamonyi nabyo wari ubikomojeho Kamonyi nabonye na ministre w'umutekano yagiyeyo yego mu mujyi wa Kigali ho naho ese ni ibice bitandukanye igahanga birahari genda ahantu bita imasaka birahari ahantu bita ahahoze muri Bumbogo uzamutse za Masizi ariko ni ahantu uzamuka hari station ruguru ya Zamu hari yango kuhamenera biragoye urumva umumotari mu bantu kuri moto yambwiye ati mperutse kuhanyura mbona abantu bagundagura umuntu n'iki byose kandi nanjye baza baje kunyataka hari n'ahandi bagize ngo ngiye kumutabara n'ahandi ku Gisozi ati nkizwa n'amaguru Gisozi ariko ari maze iminsi irimo agahenge ukurikije ko mu mwaka wa 2022 yaravuzwe cyane ngira ngo sinzi umunyamakuru wigize ni Papi kuri BTN ari mavuga arashimira ngo komanda ngo ku Gisozi ngo usigaye abarasa icyo gihe twari kumwe mu kiganiro cya BTN nari kuri BTN mu kiganiro ariko ndavuga nti nyamuneka urabyibuka ariko urumva urimo kwintroduce ikiganiro sibyo umbabarire unugukire mu nta kibazo yego je ndibuka ndi umwana mutoya abantu baza amateka baraza kwitubwira uyu mujyi wa Kigali ari umuntu bise ngo ni komanda Mirindi wose nari muzi nari mutoya ariko komanda Mirindi hari muri 87 gutyo hafi aho ngaho ubwo ni imbere ya jenoside urumva uyu mujyi twawukuriyemo reka turi batoya nanagize n'amahirwe kuba nabaga hafi iriya brigade yo ku Muhima noneho wasangaga niko imijyi kuze kuba biturimo kuvuga ntago ari umwihariko kuri Kigali n'iki byose cya mu Rwanda ndetse nabuze muri Tanzania na Uganda ibibazo birahari by'izo soresore ariko wabonaga ko abantu bari bazi iryo zina banabone jipe kuko kera abapatrol yakorwaga mu turu tumeze nk'utujipe bakavuga uti ngo Mirindi noneho igihumbi cyo 1995 kuzamura wenda ushyizemo iyo range ya 1995 ntabwo wagira 97 cyane ariko 97 izamo ni 98 hari igihe urabona uriya muhanda ujya Sejemu wambuka wari utarakorwa rukiri bitaka kandi jare ahantu nta n'amatara yirajya ku muhanda hagati nyine yakwinde ku kadege na Sejemu hari mu kibaya ntabwo baga bahanyura nyuma ya saa 10 rwose saa 10 niyo ya kera habaga bambuzi ab'igikondo bakamanuka urumva abo mu Kiyovu hari nyine mu Rugunga bakahura urabona hajya abajye bogereza ibigora badamu uretse ko mbona bitakiyaba habaga hari akavuyo gakomeye cyane kandi ubwo gakubitana ba Rwampara hirya Rwampara yongi urumva
ibyo byose rero ndibuka mpamvu nzanye uwo komanda Mirindi nzanye nubwo nashatse kuzana Lieutenant Colonel Jackson Rwahama urumva kandi urumva abantu baramuza yitwa kwa Rwahama kwa Rwahama uriya nyine bitirira yego nawe nibwo yakajije Mirindi kuko icyo gihe harimo havaho itsinda ntago ari kuvaho hariho haremwa amatsinda abiri akomeye muri iyo myaka y'inzego z'umutekano kuko urumva zahari harimo ikintu cyo kwiyubaka ko inzego z'umutekano nyuma jenoside yakorewe abatutsi itsinda avuga rya mbere n'itsinda rya icyo bitaga intervention force yitwaga gendarmerie itari cyitwa polisi yakoreraga ku musozi wa Rebero urumva abakomanda bitwa ba Castro barazwi ubu n'umukoloneli ngira ngo abazwi nka bafande Rugambwa barazwi sinyimubona ariko nawe ari mu ngabo z'igihugu bakoze akazi muri uyu mujyi abajura barafatwa urumva za Nyabugogo ubona by'amanini hahoze abantu bigira ukuntu utamenya no kukuntu y'amazina y'abantu agenda amenyekana bitewe na kavuyo kaba kabaye ariko iseruka ry'abo bantu nyine rigaserukana ubutwari bwo kugira ngo ibyo bintu biveho impamvu mbivuze rero ndashaka kubihuza niki ndashaka kubihuza kuko n'ibintu mbona n'amaso gutyo cyo gera n'ibana mu nzego z'umutekano urumva kandi ziri hafi y'ibyo ngibyo niko kukubwira no kubona ko uriya mugabo papi akivuga komanda wa Gisozi yego wahoze ari komanda wa Gisozi niba kiriwe simbizi ntabwo akiriwe ntakubeshye nkuru y'ijambo rya papi nkarigarura hafi ahangaha icyo tudahurizaho na papi n'ubyo byo kurasa ariko papi yabivuze bikurikira ibyo wahoze ari meya w'umujyi wa Kigali 2017 wavuze ngo all thieves must be killed naho yakuraga urumva ntabwo kuraswa igihano cy'urupfu ntabwo kiri mu mategeko y'u Rwanda ntabwo nyine gira ibyo nahakanye kuko ntabwo biri mu mategeko ariko icyo nkubwira dukwiye no gucaho akarongo ugiye ntabura kuvuga muri iki kiganiro nuko habaho umutekano uramuswa inzego bireba urumva turaza kubera mu ngeri zitandukanye ariko habaho na personalite y'umuntu niyo mpamvu ubona tugira ibintu byitwa imihigo bakavuga ngo Musanze yabaye wenda iyi ngiyi mu mihigo ariko bakavuga Musanze bavuga na meya abantu bari Jire Ndamage akiri muri Kicukiro bakavuga Kicukiro ya Jire Ndamage ariko kandi kabana Kicukiro en general ariko iyo personalite ntabwo ibura urumva hari umugabo umwe wahoze ari mu nzego z'umutekano muri uvuka Gatsi wa rwa Gitima bamwitaga komanda yaherutse kwitaba Imana muri gendarmerie yari mu gipolisi ubona ko yanahawe ibyubahiro bishinzwe bya gipolisi bikomeye cyane kumwibuka izina biraza kungura ariko arazwi cyane impamvu nawe muzanye nuko ubona ko hari gihe bakubwiraga bati ubwo kana kagira Rusizi yigeze kujya no kwera Rusizi ruswa ubwo birarangiye yari umuntu ufite zero tolerance ku kintu cya ruswa urumva no kudakunda amafuti kuko ndibuka uwo mugabo tuvuga ibintu mu buryo bw'entertaining abantu ndibuka uwo mugabo hari umuntu ngo wamuhaye inka uwo mukomanda n'abantu bari rugarama bazana telefone banyutse izina rye kuko nta nakoreye cyane handi ndahazi noneho ngahura n'umugabo utambaye kasike kuri abantu ubona mu mutara aborozi n'iki ashobora kugenda muri quartier nta kasike kandi amaze igihe yigiriye nko mu ifamu ye cyane amaze igihe ngamugabiye ati kamuhiye ndati naramusuzanye mu byubahiro bye atari ko bugiye aho muri Pandagare twe tugendana inyuma tese bigenze gute kuki ugenda kuri moto utambaye ingofero niko ngamuzengurukana abantu batasira mwana bazimisa mugabiye twarazinyoye none ne mu ndebere so ndashaka kuvuga iki rero hano ntashaka ntaza no gutenda amagambo wenda nkajya naho nsitaraho no kuvuga ngo uko byagenda kose mini zizirahari umutekano in global u Rwanda rufite umutekano ariko reka dufate isura y'umutekano hano mu mitekerereze njye n'opinion yanjye tuyishyire muri class ebyiri high class na middle class high class kubera iki high class kubera ko ushobora kutavogera igihugu kayeneja ntuvogera ubutaka bwacyo ntuvogera n'ikirere cyacyo ntunavogera icyo bita integrity y'igihugu muri rusange ariko iyo tuvuze middle class cyangwa se low class twe ndashaka turagenda mu nzira mu gasoko uvuye aha urashoreye ukiri cyuvuye kuri banki kubikuza ugiye kujya gutubintu nk'ibyo ngibyo ubona ko ni naho hantu ugende buvuge yuko izo classe zindi zifite inzego nubwo n'izindi zifite zo zihora zirikanuye zicanye ku maso niba uri Sukoyi barakuha barakubwira ibyo baguhereza urumva uce ugende niba uri iki niki waje bimwe yafandeka bari bajya vuga mu Kinigi utamara minota niki ibyo nyine urabibona n'amaso urumva ariko aba bantu mu rurimi rw'Ikinyarwanda ntabwo ntukana twita mu magambo asanzwe y'Ikinyarwanda ingegera urumva amabandi ayo wabonye amazina yari hejuru shaka nkubwire n'uwabimbaza nabisubiramo
management yabo ntabwo irimo kugaragara. Ari naho haziramo abo bantu nkubwira bo ku rwego rubanza rw'iby'umutekano, urumva usanga ari komanda runaka. Kuko impamvu mbivuga ibi ngibi, report aba yazibonye, report z'inzego z'umutekano ziri hasi, ntabwo mpakana ko yazibonye, aba yanabyumva agomba kubaho ngaho. Kereka atahaba nka bya muri perezida wa Repubulika yabazaga wa mudamu wa Kicukiro atari kubundi bahangaha. Kiriya ni ikibazo wabaza umuyobozi hafi ya wese ahantu ibintu bitagenze neza. For instance, ari nk'icyo yaba arimo asubiza cy'ubugizi bwa n'abantu, either ni komanda asubiza wenda komanda we mukuru cyangwa ni muyobozi wamubaza. Ikibazo cya mbere yabanze kukubaza ubahangaha, kuko uba matimba koko ukabura haba nyine wahuza umutima, sibyo? Ukabarwa twahoze tuvuga mu Nyabugogo, kuko ari muri catchment yawe, ukahabuka kandi kuhaba ntekereza sino kuhaba physically. Oya nawe wahura nabyo reka mwana hura uhaba abo banyarirenga wahura nabo, abo buzukuru bashitanye wabudiringa nabo nyine. Urumva kandi kudiringa nabo nashatse kuvuga ruguru, ntabwo ari abantu bavuga ngo bazana imitsi ngo bring down bagushyira hasi, you see, ntabwo ibyo bishoboka. Nanone naho ashatse kuvuga ngo nk'ubwo papi yabonaga presence, nibyo perezida wa Repubulika yabwiye wa mudamu ati urumva ibindi ibyo nshaka kumenya niba ntamumisikotinze, ibyo nshaka kandi ntabwo nabitinyuka, ibyo nshaka kumenya ati mbamenyera mu byo mukora, nicyo abashaka kumenya. Papi rero yamenyeye komanda n'izina rye tutashobora no guha wenda mvuga imbaraga muri iki kiganiro, urumva amumenyera mu byemezo na measures yafashe zirwanya abo bajura. Gisozi tugiye kuvugisha ukuri muri iyi minsi ntabwo ibintu birimo gusakuza nka kera, kuko byarasakuza urabizi nawe, urumva. Ariko biragaragaza ngo hariho icyo umuntu yakwita kutaregeza kw'inzego z'umutekano, ntabwo zabikorazo, ariko harimo n'ikintu cyo nakwita nk'uburangare bw'inshingano z'abantu bashinzwe, harimo wenda iyo komandoma, harimo izindi nzego zitandukanye, harimo natwe abaturage. David, reka tuze kureba kuri buri ruhare turarureba, ariko reka twumve gato. Nta munsi urira mu itangazamakuru mu Rwanda muri ibi byumweru bibiri bishize, nushaka ukiri mu kwezi cyangwa ukwezi, tutarumva ngo umurambo w'umusore wasanzwe hanaha, umugore yaterewe ibyuma aha, uwishe umugore, umugabo wishe umugore, wenda ibyo ni amakimbirane yo mu ngo haberamo ibindi byose biri muri cadre. Ariko ujya kumva nk'ubu ngubu n'uyu munsi nk'amasaha 5 ashize ngo umurambo w'umusore w'imyaka 27 wari usanzwe ari umurobyi mu kiyaga cya Kivu witwa Nsenyumbe Evariste, wasanzwe mu muhanda wo mu karere ka Rusizi. Ejo bundi aho mu karere ka Rusizi hanitwa ku Kadashya, niba ari ku Kadashya, bahasanze umurambo w'umugore. Niko kare ntaragera mu bundi kadashya, ndahazi Rusizi ndayizi. Urumva ibi bintu ngo mu Kivu ngo bahatoye umurambo. Hano mu Ruhango nyine ukaza koridoro yose y'amajyepfo ashyira uburengerazuba, ukagaruka uburasirazuba, ukagaruka amajyaruguru, ukagaruka umujyi wa Kigali. Ibi bintu by'urugomo bwabyo kuki ubu ngubu ari bwo bikaze David, ugereranyije n'iyo myaka yo hambere ubwo mu Rwanda usangaga umutekano utariyubaka, inzego z'umutekano gutangira amakuru ku gihe, uburyo bwo gukumira no kugenza ibyaha butaratera imbere, reka tubivuge, kuko icyo gihe inzego zari zikiyubaka, igihugu kikirwana na domaine nyinshi. Bikaba bije ubu u Rwanda ruri kuri global ranking nziza y'isi mu mutekano. Ibi bintu rero, ibintu ngiye kuvuga sibyo nakuye muri research. Abakora ubushakashatsi bazakora ubushakashatsi bwabo, simba mu nzego z'umutekano, abakora mu nzego z'umutekano bafite amakuru yabo genda afite, urumva, ariko ndi umuntu. Ibi bintu urabona turi muri 2023, sibyo? Ndakubwira ibintu nka bitatu, nimbona n'icyaka yenda cyongeraho. Niba kubwira ngo uburezi bw'igihugu Minedik nta mubyeyi byoroheye gucyaha umunyeshuri, iyo politiki urayifata uyishyire mu myaka 15 isize 20, aho umwana yiga ari ntakoreka, sibyo? Wabonye kuri Saint Andre kuri college naho nize, urumva, wigeze gukata préfet des études, urumva, mu préfet des études wanjye waranyigishije gasoma arazwa, yari yitonda, urabyibuka icyo gihe. Namwibuka umusaza, urumva, gasoma arazwa ukuntu bize kuri college Saint Andre Nyamirambo. Ugafata icyo kiringo cy'icyo ngiye gukubira mu burenganzira bwa muntu bwinshi, urumva, jewe nanavuga ngo harimo n'uwo butanakenewe. Uraza usange izi nizo fruit
abantu barimo gusarura kuko umwana apfira mu iterura, sibyo? Niba ibyo bimeze gutyo, ndibuka hari ikiganiro nigeze gukorana n'uwahoze ari umuvugizi wa polisi Modeste Mbabazi muri 2018 nakora ku gihe.com. hari ikibazo kigera gusa n'iki ngiki, ariko nari mfite amatsiko yo kumubaza ngo anyway ntabwo cyari ikiganiro nashaka gushyira mu itangazamakuru, niba nashaka gusobanukirwa. nari mubaza ngo ni gute umuntu iyo atewe mu nzu yirwanaho ashobora gukomeretsa umujura mu buryo cyangwa ubundi kuri level runaka, ariko muri enquête nawe bakamutwara kumufunga. Yarasobanuye ndanyurwa, ambwira ndanyurwa, ariko nabyo biri mu byo wavuga uti why n'ubundi ibyo ngibyo. Arambwira ati rero n'ubundi hari igihe impamvu iperereza rikorwa no kugira ngo turebe niba uwo muntu ataba wenda yanatumijwe atarateye koko, ariko umuntu akamufatira mu rugo kubera izindi mpamvu bafitanye, akamwahuka akamwita umujura, akamuhemukira bafite ahandi hantu bahuje n'ikibazo. Yego, urumva? So urumva insertion nshatse gushyira amahanga, urahaza usange right ya defender, urumva nta ihari, usange defender na offender. Ndabisobanura mu Kinyarwanda, uwateye urwego ari buturitingwemo kuko yateye mu nzu yawe aragukomeretsa, urumva? Itegeko riraza usange nawe ragutreatinga the same way, nawe wari muri defense witabara mu rugo rwawe. Afite umuntu ushobora kuvuga uti logique aho ngaho muri ibyo bintu ko ari bibiri. Je ntabwo ndi umunyamategeko, je n'umusesenguzi, urumva? Nta logique ndimo kumva. Natewe ndirwanaho, nateye ndakomeretsa, ariko mu iperereza rya mbere twese turaye hamwe, ni kuri RIB cyangwa se ku zindi nzego zibishinzwe, badutwaye twembi. Ibyo rero navuga ngo nkiri kuri icyo cy'uburezi k'ukuntu izo nserosere ziba zarateguwe, cyane ko abanye ko Minisitiri w'umutekano mu gihugu yanaciye akarongo ko ari abantu banyuze mu mashuri bamwe bakagenda bayavamo, ubu bafite amakuru ugenda afite. Urumva? Urahaza uvuga uti ubwo burenganzira abaturage bara banavuga bati urafata umuntu ukamujyana umurega ikintu runaka, ati wowe iyo ugenda gahoro ugenda biguru ntejya gutanga mu rugo, baramurekura. Hanyuma se kayineja tuvugishije ukuri koko, urareba ugasanga ubwo burenganzira bw'umujura n'umurinzi buri kuri table imwe. Ubwo burenganzira n'uburenganzira cye nujya no kureba urasanga niyo kera nakubwiye, nakubwiraga, usanga ayo mategeko nk'ayo ngayo yarataraba menshi, aho umuntu aturitirwa nk'umujura nyine. Yes, umuntu afatwa treatment yumva, umuntu bamujana nk'umujura tout d'abord, sibyo? Ariko aha ngaho ugiye kureba nabi wabajere kimwe n'umujura kubera uburenganzira bwabaye bwinshi, ngo wakomerekeje umujura. Umva Modeste yambwiraga, nawe ugomba kugenzwa n'umugenzacyaha kuko wakomerekeje umuntu uri suspect ku bujura. You see, umuntu ni suspect, imana yake yakomeneye inzu, akomenera urugi, agira gute, aracyari suspect ku bujura, kandi we yarumenye nyine n'ibikoresho yazanye, abantu baranabibona, urumva? Ariko nawe muri urwo rugo bafashe umujura n'ipingo kubera ko uwo muntu umujura afite igikomere, nawe urasohokana irindi. Ibyo bintu se ni gute umuntu offender na defender baturitingwa ki? Icyo ni icyambere. Icyo ni icyambere cy'uburenganzira bwinshi buri mu bana. Umuntu ntatinya no kuvuga ngo ni isindwe ry'uburenganzira muntu hano muri iki gihugu afite. None baramufata baragira gute, baramujyana iwawa, urumva? Ajye kwiga imyuga kandi muri kamere nta mwuga urimo, kereka bamushyizemo indi simukadi. N'abantu bagira simukadi simbizi. Hari n'abavugaga mu bihe byahise ngo baviwawa babura ibikoresho bagasubira mu muhanda mu bujura. Nyumvira ayo magambo yo kwitwaza. Ngira ngo abantu bari n'ibituma kuganira bajya banaduhamagara ku maradiyo ukumva umuntu asa ngaho ashaka gusasira crime. Impamvu y'icyaha ki? Hari umuntu uzahuruduka nka kuri Primo Media Rwanda azakubwire, you see, uzabyumva ngo chômage dazimini gutema umuntu jose. Hata kubwira ngo inzara ngo ubukene n'ikindi nta gihisi izaba idafite inzara, urumva? Nta giza bidafite ubukene bitewe no kwisi muvinga. Even in the USA, Texas, New York, wherever you want, icyo kintu ntabwo abantu babayo muri classe zingana. Ntabwo ushobora gusobanura impamvu ugenda ukambura ubuzima umubyeyi nk'amato iyo ari yo yose. Ntushobora gusobanura impamvu umugore cyangwa umugabo ahohotera uwo bashakanye ku mpamvu iyo ari yo yose, kubera ko mu mategeko ariho tutasomye yose. Ntabwo habuzemo uko yahandoringa ikibazo witwa kufite, urumva? Ubuse muri covid ntabwo leta yatunze abantu batari bishoboye. Niba ushonje genda ku kagari wa mugani,
cyangwa ku murenge wabwiye uti muri covid mwaradutunze none abana baraburaye ariko apana kujya guhemuka witwaje impamvu cyangwa iriya urumva izo prejije rero giye shobora kuzana undi akazaniye nta kintu ushobora gutanga bijyanye n'umutekano ariko icyo cyambere nicyo nakubwiraga kivuze ngo uburenganzira bwinshi urumva gukuraho igihano cy'urupfu aho muravuga ngo nzajya kurya imvungure Madrid urumva niki byose uzi ko umuntu yica undi bati ninde bamwisha ati ninjye akijyana akanijyana kana nagasuzuguro wibuka w'irusizo yerutse kwica umugore ngo akajyana niba ari ngo hanyuma mu mutara wa telefone muri Nyagatare so witelefone mu mudugudu ati mugende wanjye murebe mukingure basanga yisha umugore ariko barimo kurya impungure wa mugana w'abaturage ararinzwe na cya kintu twita ngo n'uburenganzira kubera icyo Afurika y'uyu munsi ishaka kugendera ku mategeko ya drawinzwe yashushanyijwe n'abanyaburayi y'umurengerazuba nuko itigeze igira yayo yakoze amategeko yayo Afurika ikwiye kugenda harimo n'u Rwanda ngo turimo kuvugaho bakwiye kudrawinga amategeko yabo n'uburyo ibintu biwakinga batabanje kurebera ku gitutu cyo mu burengerazuba bw'isi urimo kureba ngo uburezi ngo UNESCO ngivuga gutyo UNESCO wagira ngo ni kiliziya ntashaka kuvuga izina ngo ntitangire twiteranya isome igitambo materaniro n'ikindi kugira ngo njijisha atamenye yashatse kuvuga ukuva ngo muri Brazil basomye umurongo ngo uwo munsi n'uri busomwe urumva no muri Shanghai basomye no muri Sydney na Canberra muri Australia ndetse no muri Ankara muri Turukiya ngo umurongo umwe no muri Ukraine muri Bakhmut bamwe bari mu ntambara abandi bari mu mahoro bamwe bari muri snow abandi bari muri sama urumva ngo musome umurongo ungana kandi mwese nimurangiza muvuge ngo haleluya amen isi ntabwo ari imwe mudu ntabwo ari imwe klima ntabwo ari imwe imico ntabwo ari imwe diversité critère turayemera urumva so rero kugira ngo ntaza gutwara umwanya munini turimo kubona umusaruro w'ibintu byubaswe muri muntu mu myaka 20 ishize muri education Minisita amaze kubihamya mu kanya ko hari n'insore zanyuze mu ishuri rimwe zikazita yabivugiye Kamonyi bavuye mu ishuri hari irunda bavuye mu ishuri benshi nibo turi gusanga mu bikorwa nk'ibi urumva urimo kureba none nituvana ngo bavuye mu ishuri turashyiramo nabize mu kanya n'abatararivamo n'abarirangije kuko ntabwo numva ko Madame Sikovia mugezi wacu yigeze kutubwira turi ahantu mu kazi atubwira ukuntu yabonye yari atwaye imodoka ngo ari muri ambuteyage wava ku giti cy'inyoni ngo hajya ambuteyage buriya noneho ngo akacana amatara ku modoka yari iri imbere yiwe akabona umuntu yafatiye undi h'icyuma arimo kumubwira arimo kumusaba ibintu byose afite w'umudamu ni muri umudamu ngirango kagira ngo bari kuganira Sikovia ngavuza amahoni gutya ngo areba gutya akajyabonamo icyuma yamufatiye ku ijosi undi ngana bakora mu isakoshi amuhereza ntabwo nibuka ngo byarangiye gute ariko uwo muntu icyo ntaje kuvugaho turi muri cyo tuganira ngo yari yambaye neza afite yambaye ngo ijampa ubona ari umusore w'umusirimu n'urugero abasirimu bose basirimutse suko bize ariko sintekereza ko uwo muntu arinjije umuntu gutwara telefone se akagira gute ibintu nk'ibyo urumva so ndatekereza ko rero ariko uziko David pardon gato uziko hari n'ahantu ku manywa y'ihangu muri Kigali umuntu atagitinyuka kwinyuza ari wenyine ngaho tekereza nawe muri Kigali oya fata umunyamakuru mugezi wacu John Bagabo ngirango mu mwaka ushize n'ushize ngirango yibiwe rwose muri quartier telefone yenda bikaba yitwara urumva twarimo ducatinga ndamubura ku murongo ati barayitwaye ntumuzi se ukinyamakuru cya Rwanda.rwa ubwo ni urugero fata uyu musore ukina ngo muri bigomba guhinduka ku Gisozi uyu muremure hari abavugaga ngo ku Gisozi uzika ari babiri niho bamuhondaguriye baramuhondagura urumva ariko nitujya muri example zo ni nyinshi hari zo tutanamenya mu itangazamakuru yuko twanavuga ko n'impamvu tunamenya ibintu byinshi ni naho ikoranabuhanga rigeze n'uburyo bwo guhererekanya amakuru simvuze ko ibyo ngiye kubitwerera urumva ariko ntaza kurangara hariho rero ikibazo giye navuze ngo opinion yanjye nuko mbona ibintu yego biragaragara ko igihugu kirimo gusarura uko cyaturitinza abantu urumva ku buryo mbega abantu bumva bameze nk'abari muri duruwaye nafata akankoma urushyi nawe baramukoma ibuso gira gute urabona hamaze bisiraho n'imbabazi z'umukuru w'igihugu umuntu akigira indyarya akandika adafite papasi yo kureka ibyaha sibyo noneho baratashye barimo gufungurwa ku bwinshi ubucucike bumaze kuba mwinshi hari n'ibyo bamaze iminsi mu nteko teretoma zose ntabwo ari ugufunga ariko nibura n'ibituvango zatije n'icyose ntaranabona byose ikintu cyagiye ku muntu akambara uniforme yindi igenewe abantu batari ubuzima budasanzwe kwa kundi agiriwe gestiyo ni icyapa kiba kijya kuri we
ashobora no kuvuga ati ushobora no kumunyura akora umuhanda waza mubona ubutaha kuko baba baramubwira ati nongera kubisubiramo bizagenda gutya erega yagaragaye nese utanayambaye nyine yafashwe igitoki aratashye nta n'ubyo yanyuzemo ntiyagiye no guhinga no korora izindi nkoko zisimbura izo ngizo ntiyagiye no kugira gute ngagire gute na gute na gute kereka niba ibintu uvuga wenda abantu muri commentaire bazatubwire niba hari umuntu aba yibeshya ariko rwose pe uburenganzira bw'ishu umuturage w'u Rwanda afite muri Amerika umuntu yagiye muri Amerika yabwa tugeze muri Amerika tuvuga uti iki gihugu kigira umutekano mu by'ukuri tutabeshyanye ko ngahantu uciye hose uri umusirikare ufite imbunda yashize iryinyo kurinde muri metro hehe hose usanga niyo ugeze muri Amerika nta mutekano ubona mu maso yawe kuko hari abaturage abazerera n'imbunda abagira gute ni mu gihugu gihora mu ntambara simeruga mu Rwanda nawe ari kwiga uburyo bwo gutanga imbunda harya bazitanze se ahubwo hagahira rimwe urumva umuntu akagenda kuzana ibyo ngibyo nawe ukavuga uti we barimo kureba so nkakubwira ngo rero Kayenija nkakubwira ngo ubwo burenganzira sibyo ni abantu nibicare bongera bushushanye bundi bushya nabuze mbona umuntu muri Tanzania ni ikinyamakuru kimwe mu binyamakuru mu gukora ikiganiro kijyanye n'umuco avuga nyine ukuntu ati kera nako ka video ati umwana yarahitaga yanyura hagati y'abantu ati wamureba ijisho gucya kamenya ijisho gusa kamenya kimubwiye yaza acakira fanta n'abantu ku meza kandi mwakiriye abashyitsi arimo kubita ibirahuri akamenya ko ari mu biryore atari ku bungubu yarimo atanga urugero ngo ukuntu ngo umwana yanga kurya ngo kavuga ngo ngakanga kurya ibyo kurya bakajya kumutekera ibindi ati ubuso umwana azava umwana umeze gute ati bugiye kwanga kurya ubwabyo mu muryango kwanga ibiryo ari icyaha atari ikintu cyiza so nkavuga byibuka no mu Rwanda iyo umwana wamunyuragaho muvuye nko ku ishuri urugomo rw'abana bagiye mu biti by'amapera bajya mu biti by'abandi warahanuraga ugakubita uti mureke kwangiza mugende ubu ngubu ukoze ku mwana w'abandi nari bishobora ko interview gerageza ubitinyuka ariko ubu navuga ni uvuga iki umwana yateguwe ate yatangiye mu ishuri abana nta muntu batinya kandi mu societe yacu yubatse hari umwana umupapa arabyukira muri shuguri umama akabyukira mu yindi mwe bya transport tujya tuvuga aragera mu rugo ryari abana barimo kwibeshaho ko babonye kose urumva nuba amashusho mfite umuze kumwanya guhe yo mu mihanda umuntu agenda afata n'iki byose ukagenda ugasanga abana baroho ngaho barikora ibyo bashatse urumva abana se bahana bahe masomo kandi baba baganira abana bafite amatelefone y'ababyeyi umuntu arakoresha umwana telefone na YouTube abana baze amatelefone agahita ajya kureba za barambo n'iki byose urumva so ukavuga uti rero uburenganzira buri mu Rwanda nawe mbubujije sinena no kwanga ubuze uburenganzira ariko uburenganzira bugeneye umwana nibwo bugeneye umuntu w'ingimbi ugenewe ingimbi nibwo bugeneye umuntu mukuru ndibuka minsi yashize bari muri ntuza muri mu nteko ishinga amategeko hari kabera polisi hari musore witwa andi bumuntu ndamuzi yaravuze ngo ko muri kutubwira mu cyaha urubyiruko abakuru umwe n'indi ubacyaha noneho rero ukiri kuri iyo ngingo uri kumva ko kana noneho kuko hari nigeze gutumira muri studio aho nakoraga mu kiganiro umuyobozi w'umujyi wa Kigali baduha definition ngo abantu bita ngo inzererezi bashyiramo n'abakuru batubugerega inzererezi n'abo bantu bakuru ziri atase umuntu mushobora guruka ko tugiye he ati sinzi ariko ndimo kuze atanyine abazerera nyine urumva umuntu utaha mu rugo bucya aba ari iki gutyo ati burya n'inzererezi umujyi wa Kigali defense inzererezi ushyiramo iz'abakuru n'abatoya ariko aho nari mbihereye abantu baramanaginga abato n'abato ntabwo bamanaginze nako urumva abagomba kuba managinga se bo bari manager nibo babo nyine yego izo nzererezi societe rero ikagenda igira ikintu bakutanga nko kuba demantere urumva urabona ukuntu bajya bafata itaje ikagenda yicara urumva ibare kururuma sizo ku gifaransa babyita urumva societe ikagenda yika abantu babireba ngo amategeko araje hari itegeko ndakunda kuvugaho ibirimo gusakurisha abantu ariko nawe rekaze muri iyi minsi urebe icyo hazasiga mu bantu none se ntiwagiye kubona ukabona igitabo ngo amahitamo ya uribaza uwo muntu wabazaga ndi uwo muntu wabazaga icyo kibazo nabanza rebe nafashe nafashe range y'imyaka 20 urumva 15 gutyo ahubwo se uribaza ubwo turi muri iki cyerekezo turangije cyari 20 urumva icyerekezo cyo cya 2050 noneho rwa rubyiruko turimo kubona rwiganje muri ibyo ngibyo urumva uragenda usange mu myaka 30 iri imbere niho ngo umupasiteri nyirango ngo mwita minyone ngo wigeze kwibaza ati se
n'aba bantu bacu baba ni muzajya avuga bazi kuvuguta umuti ati muri iyo viziyo umusore ushobora kuvuga ati ngiye mu kazi ko kuvuguta umuti nka wa muti yavuga se ko umuntu byo ntibizagwa so uzazaba gutunga itoroshi kuyitunga kure nabwo kuko umuntu akuza afite uburenganzira bwo kunywa ibiyobyabwenge nubwo mbona bamanika ibyapa ngo mu myaka 18 ziriya ngamba zugiye mu kabari wazibona mu kabari ni nka za zindi zo kuba ngo kugurira umuzungu zayi ngo uzajya hano indu zishaka kuzamuka ngo umuntu utanze ruswa ngo azajya afatwa nawe siko amategeko avuga bafashe bangahe umwe ntari Madrid abandi ntibari uruguru kuri romantique urumva no kuvuga ikintu kuvuga ngo hakenewe ikintu cyo gukora restriction urumva amategeko akajyana na age akajyana na generation akagendana n'umuco ariko noneho nari hakubahirizwa reka David ngane tugaruke ku kantu nari hakubahirizwa ko ntabwo uzambwira ngo umwana ereka karenija n'imyaka 18 bavuga n'imikeya kumwe kugira ngo umwana yiyahuze wayini yiyahuze iki niki ese 19 yo birakwiye ese 20 bivuga kuri mwana kwanza abanza ibibazo kuntu inzoga ihenze n'ibitanahenze yatangiye kubona amafaranga yo kwigurira inzoga irahenze se gute kandi hari twatundi tugufi hajya twitwa ngo iki batwita utuyuki ngo nisizugize gute bafite amazina yose bamanura jipo ngo niba n'umukwega urumva izo nganda ziyongera ubwazo zabyo urumva umwana nyine aragisesinga ku ntuze barayamamaza ariko ni shoramari jye ubona bazamamaza you na niki urumva none se ayo matangazo afite gestion afite management izo nzengero hari iki abaturage batavuze bati nyamureka utu tuntu turaza kutumaraho abantu ngo dunda ubwonko ntabwo iryo zino yenda byumva nabampora ikigiza bivuga mu mushyikirano ati izi nzoga ziraza kutumara ngaho noneho reka tubihuze na situation ya gituwere abantu baravuga ko food shortage muri Afrika y'Iburasirazuba buriya no ko abantu badasoma amaripoti ya FAO na PAM ibi bibazo by'ibyo kurya bidahagije biri muri za Ethiopia Eritrea Kenya u Rwanda kuza muri uyu mujyo wose urabyuka ko byanatangiye bavuga ko ari inzige zirimo kurya imyaka ni ibintu bimaze igihe kirekire byanaje mbere ya covid kuko covid yaje isa nk'iyirukana kesi y'inzige uzambwira n'ukuntu byaje kuzimira urumva menya zigira saison hari n'uburyo ziza simbizi urumva ibyo byo nibisanzwe nkuko n'ubundi intambara Ukraine yatwaye covid nayo ukubona amakuru aragize ariko wenda twe no kubitinda na covid iracyahari niyo ntambara iracyahari wenda n'inzige zagaruka ntizanagaruke nkakubwira ngo rero ari n'igina ngivuga icyambere nari ndi ku burenganzira urumva njye ku cya kabiri niba ntacyo nsimbutse kugusubiza icya kabiri turimo kuvuga ngo amarondo y'umwuga iyo ufashe ikintu ukakita izina ukongeraho professionnel you have to show ugomba kwerekana ukuntu icyo kintu kiri professional ntabwo wampindura umwana mu bintu bijyanye n'amarondo na gatoye byo ngibyo bazabibeshya abandi bantu ngiye ntabwo nabandimo irondo ry'umwuga abantu rero ukabona baragenda bahuhutwa mu ikote harimo ikintu urumva bari abantu benshi bamwe mbona mu marondo ntabwo byanze niba bafite karirondo ry'akazi gahemba ariko umwuga bawukureho akazi n'umwuga biratandukanye you see kuko umwuga iyo uvuze umwuga ugira ethique z'umwuga ethique z'umunyerondo nizi buriya benshi ntabwo nakoze imibare bambare kuko gukatativa ibintu simbikunda bakubwira ko abenshi bamwe na bamwe cyangwa nayo gukoresha ngo abenshi babiriwe ari abayede umuntu n'umuyede urumva abaye umuyede aragiye yiriwe ku buyede kugikwa ubwo wenda akavuga ati mbonyemo nzishyura inzu sibyo noneho ku mugoroba ati njya gukora irondo bizatunga abana umuntu ntaruhuka aragenda asinzira ku irondo kubera yirirwa heza umucanga akarara ku ntuza ngiye nkora irondo ry'umwuga narishakira na intellectuals amafaranga y'abagenda ariko tuyatanga nta nubwo ava kuri bije leta ngiramo n'abaturage bayatanga of course urumva wijeje abaturage umutekano ukavuga uti ku gihumbi umuntu atanga kirondo atanga 250 erega sina ngombwa ko dutanga angana sina ngombwa n'urugero wanatanga nayo ushoboye nari mu bushobozi bw'umuntu irondo bakavuga bati kuko nta nubwo bayita umushahara bayita yo kunganira irondo bakavuga bati guhera ubu ngubu irondo critères z'umunyerondo ni izi ngizi zirimo n'abana bize minisitiri yavugaga bashobora kuba barakandagiye mu ishuri bakabura wenda imirimo bakabura imirimo n'urugero hari abasore tuzi birirwa baryamye yagirirwa aryamye nimugoroba akajya mu kazi urumva ikindi recruitment zabo ziri professional abanyerondo bakabanyuza kuri training bakababwira ngo muri security
muri appareil secrétaire zibanze ibintu biwakinga gutya. Reka nguhe urugero, uzi ko muri Kongo kubera nyine ikibazo gihari cy'uko cyajya gukingana ibintu byaho ibintu nk'ibyo ngibyo, uzi ko muri Kongo gukoresha icyombo atari ibintu by'abasirikare, iki gisakuza bimwe byo ngoroje ibintu nk'ibyo ngibyo, abaturage bo muri Kongo mu birombe baye hose bigine iki bakoresha ibyombo kuko barataba amarezo ya telefone. Impamvu nzanye menserisiyo no kukubwira iki, irondo rigira ibyombo iri ryacu ntabyo ndabona, keretse wenda bibaye hari aho biri, ariko nge ntabyo ndabona. Gusa nabonye amarondo shop. Irondo shop ryahe rimwe ryo kwa John umucuruzi birahari, hari ibyo bagiye bafunga Kimisagara, Nyamirambo, ngo na za kamera ntamenya ngo umusaro wazo ni iyi, nazibona za Matimba na za Biryo. Urumva? So icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki, n'ibirondo ni professional, ni rikorwe muri tactique ziri professionnel. Abanyendo batora umurongo aho banyuze ntiwaweberwa. Urumva? Abantu bataratu batona umurongo kugira ngo batatu bagende ukwabo bakorosingane cross. Urumva? Barimo kugendana, niba aca kuri ya venue uramenya baciye, niba icara mwe ubona arimo gusinzira. Urumva? Iyo udasanze bafite twa tuntu nabo batumwa kutuyoga tugufi ngo kugira ngo umenye communication bakoresha ni ikibazo. Nahoze mbazo umuntu ejo ariko buriya wowe irondo ushinzwe ubutasi mu irondo arahari, ntaho ngira wenda ko irondo rifite abantu barijera, bamwe baraza kubwira inkera gutabara, abandi bazagira ibyo bakubwira ku rwego rw'umurenge. Ariko je ndaza kubigeraho, twakabaye kuba tubona amarondo y'abantu batameze nk'abahuhwa n'umuyaga. Urumva? Babasore bafite imbaraga, nibashaka bameze nk'ababonsa ariko bahuguwe, kuko burya ibintu byose ni mu mutwe, ku buryo uwo muntu mubunuka mubonamo ikintu kitari by'abaturage wagira ngo babatora bameze nk'abatanga imirimo. Urumva? Kandi ushobora no gusanga ni mutitonda azajya hana makuru abajuru. Bivuze ngo rero amarondo imodoka zabo turazibona nubwo ntemera ko zihagije. Urumva? Ariko irondo ni strategy, ni strategy nyine. Strategy kubera iki? Kubera ko ntabwo ayo makuru nyafite, nshobora kuzashaka umuntu ushinzwe ibintu akama makuru niba buri irondo rigira intasi, ku buryo bo baba barimo batembera ahangaha bafite undi nawe urimo baha amakuru byahitsinda agatsinda. Baba Nyarirenga, baba Marine, urumva? Byo bajya kunetraliza. Ku buryo bavuga bati umuntu abaha amakuru ati nyine ikintu kitarabaho, bakavuga ati izi sore 5 zafunze inguni haziri mu biki, bagahita bahagera nyine rikababaza muhagaza amukora iki. Ariko ni kiyasi cyo ko gushobora gusanga izo sore ubwazo zihita amazina ikirondo zidafite bo bagifite, bo bafite umugenda barebera irondo rigeze ari genda inyuma metero 100 ari abaha n'amakuru. Nimugire ikibazo sha batambitse hana, nimugire ikibazo bica ahangaha, nimugire ikibazo bagize gutya, no one knows. Kuko bari karijabo abantu bakora ubugizi bwa nabi bakunze ko bari mu matsinda, ntabwo wakora ubugizi bwa nabi uri umwe. Urumva? Ngo ureyisise ugere urinde gusakurisha abantu no guhagurutsa inzego nkuko turimo kubivuga muri aka kanya. Icyo nicyo navuga rero, hongerwemo imbaraga ku irondo ribe ry'umwuga. Kuko gerageza no gutekereza ngo ku kirondo patrol y'irondo bataye umupolisi umwe, aho kugira ngo polisi ikore tubone kuri patrol kwayo, kuko nayo irabikora nkuko yanabikora nabyo. Ariko nibura buri irondo ni number 1, number 2, number 3 kubera area bagabanye, ikabiwe n'umupolisi ufite n'imbunda. Urumva? Yaba ari na ramforo nziza, ramforo nyanyayo ku buryo n'abantu bigira ngo ni badanje bashaka no gushaka guhangana. Ababazi ko muri ya professionalism ya polisi bashaka no gushyiramo ayo uzajya oya wafite n'amakuru kwira mugirawe ujye kusero information nduva kimufite. Urumva? Kuko urambwira ngo icyo gikozwe gutyo ntabwo tuzabona umusirikare n'umupolisi ujya kuri buri koye y'umuhanda, ajya kuri buri gashyamba ko mu nkoto uzamuka Kamonyi. Ntabwo tuzabona abantu, ariko tuzabona abanyerondo bahari. Ariko wa munyerondo station ya polisi ihegereye, yaba ripo y'abanyerondo 6 bafite umupolisi ubayoboye, yaba ripo polisi afite umupolisi ubayoboye. By the way, ngira ngo ashobora no afite na prerogative z'ubugenzacyaha. Urumva? Irondo yiyongereyemo cya cyombo, yiyongereyemo yambunda, kuko ntabwo abanyerondo babahereza imbunda. Bwende igihe bizigwaho na za daso. Ariko ese uri kuki daso mu Rwanda tutarabona zikora amapatrol? Harya nijoro ziba zikora iki? Nta patrol ya daso nabona. Daso ubundi ujya kwa kuzabize cyitaga polisi, ariko bari professional. Bafashe abadaso bakabongera, noneho niba na polisi ifite akazi kenshi. Urumva? Daso bakazihereza amarondo, noneho bazera sivuza ngo zikora amarondo, ziyobora amarondo. Nubona itsinda ry'abanyerondo bambaye kaki hano muri Kigali bibona, mbonemo n'umuntu wambaye ibintu by'icyatsi kandi afite intwaro. Sibyo? Noneho
ibyo bintu be professionnel ariko rubanda natwe kayeneja rubanda natwe icyo kintu niba nakigi cya gatatu cyangwa bifatanya icyo cya kabiri bifatanya sinumva ukuntu umuntu ni landlord ni landlady afite igipanga akodesha arimo gate 5 urumva muri gate 5 agiye akabona umuntu araje ni David aje kugura flat TV mu nzu ya kayeneja ejo undi umuntu azahakora computer biba babireba cya kiganiro cy'abatuvukamo batubamo noneho landlord urenjoyinga n'amafaranga ubona ku kwezi kuko umuntu anakwishyura atanatinze n'atarati cyarimwe yayaguha agurishije ikibano kimwe iwawe we landlord ugiramo mu mazu yawe harimo amaduka ni commercial ni kuri Atene niho abantu bagurira amatelefone ko hari igihe se batanahirirwa cyangwa batanahaba urumva akabakodesha inzu ku Kicukiro nta kibazo yibera wenda inyamata hanyuma akamaro k'isibo nakahe isibo singo zingahe niba zarijana mbere ubu singo wenda 50 urumva erega ubushobora no gufata isibo bakayita bicamo ibindi bicika nyumba kumi n'urugero nayo ikabamo ibindi gico ariko iyo gishaka ikintu kikigeraho nicyo dushaka kwereka ukuntu ibintu byakorwa tukanabibalansinga natwe ngo abasirikare nga polisi ngo iki ubwo tuvuye no kwirona tujya kuri twebwe ubwacu ndakubwiza ukuri muri iki gihugu aba inkozi z'ikiba abaturage barazizi kandi bazizi gutyo none se zabashyize cine yaburinze kubyo zamaze kubarusha intoze uburyo bwo guhanahana amakuru buri he ndashaka kubwira ikintu kimwe nigeze gushaka kucyandika nyandikira inzego zibishinzwe urumva hari igihe kimwe umujyi wa Kigali ugeze kuvuga ngo nubwo wabonaga bitarapropriye kuntu kuko babivuga ngo bikuntu dasoundinga neza ngo abantu bubaka ahantu ba mudugudu bariye amafaranga n'ikindi kigo bashireho igihembo none abakuru utanze amakuru bajya guha igihembo hari amafaranga nashyira mu nzego z'umutekano erega ubundi gucunga umutekano bwa nyabyo ni ukugendera ku makuru kugera ku rwego rwo kuburizamo ikintu mbere yuko cyari cyaba ni ukuvuga iki rero niba nta muntu wajya kwica umuntu ngo amwifashe burya ribi zabikwereka n'uwo Gitarama wavuze imuhanga wavuze urabona ko baje gufata umwe n'undi baramukeka urumva ubufatanya cyaha iyo Amerika ubwayo igitanga amadolari y'abantu ngo bazerekana akabuga nande yande ariko ibintu Amerika ikwanijije kuki si bikora amafaranga agomba gukoreshwa mu kugura amakuru kugira ngo ugire ikintu ugeraho mu mafaranga y'umutekano atangwa kuri fond icyo nakwita nka anti-crime fund urumva dusabwe wenda amafaranga mu 5 n'urugero 1000 akagenerwa kuri buri muturage ntanarenga ndabakire bashiramo n'andi mafaranga kuko twese dukeneye umutekano hagashyirwamo amafaranga yishyurwa mu ibanga rikomeye ry'inzego twizera utanze amakuru ku mutekano ni hahandi bande y'abantu kwanza abantu batangira batinya kunya amabande yo kwishyira hamwe bikaba biciye intege kwishyira mu itsinda ry'abagizi bana kuko bazi utanze amakuru ku itsinda kuri agiste ishaka gukora ko yishyurwa ni kiyasi kwa twatangira kujya kubona tubana abantu bajya kwiba banke urumva bagafatwa bakiri ku metero 100 za banke twatangira kubona kujya tubona abantu bajya guhemukira umuntu bagafatanwa ibyuma batwaye bagiye kumwicisha twatangira kubona abantu bajya gutega moto ngo baze gutwambura umumotari urumva ukabona abantu bafasha abantu bagifite bya bigozi ngo babatega urumva izo ni management zakorwa abaturage yaba community policing yaba ikindi kizi kabigiramo uruhare nibura kuko ntabwo tuzigira tubona zero rate ku bantu babagizi ba nabi ariko uburyo tume kubyumva mu uyu munsi ndavuga ngo nta gikozwe cyangwa icyo mvuza ruguru gikozwe kikongerwa muri byinshi bikorwa byatanga umusaruro utatekereza urumva kuko wabantu ya communication yihuse yabihari urumva kwa kudemantera no gusenya udutsiko twabagira nabi no kubafata kuba prehanda bataragera ku cyo bageraho byaba byashizweho amafaranga kuko sinkeka ko uriya muntu wahaye 300 uko nabonye ku kinyamakuru umuseke nga agapatana 300 guhitana niba koko inzego zizabyemeza uriya muntu w'imuhanga nibyo yivugiye none se karinija igihembo noneho cyo gufata igihembo cyo kuburizamo ibyo kibaye 500 uriya muntu yahita ntabwo zicyo yahitamo akwivuga ko yahitamo kujya kwica umuntu cyangwa yahitamo gutanga amakuru agafata icyo gihembo akavuga ati ndabona umuntu agambana gutya turaza kumutegera ahantu urumva muze kuba hafi dufata abantu kuko ibintu birimo amafaranga nicyo ngira ngo nshaka ko dusorezaho kugira ngo wenda tutaza kurambirana cyane ariko urebye aho wa mugani koranabuhanga rigeze ukareba aho ihanahana amakuru rigeze u Rwanda ruracyari igihugu cyo gufata abanyabyaha bamaze gukora icyaha cyangwa rugeze ku rwego rwo kuburizamo icyaha kitaraba iyo ngiyo niyo we nari ngezemo yego ariko nkeka no ushaka kunyishimangira ukuntu aho ndashaka kukwereka imwe mu nzira zaburizamo icyaha kuko kugira ngo ukore icyaha utari genge
urumva Utaragatsiko. utaragatsiko icyo kintu kiragoye kuko nta muntu uzajya kwishora ku muntu ngo arafata umuntu amuhitana ari we wenyine, birashoboka ariko ntago byoroshye, urumva. Kwiba ntago uzajya kumena inzu uri wenyine, bizasaba mujyane muri tsinda n'ibigatari namutwaye n'iki byose, sibyo? Iyo moto n'iki byose biba kugira ngo ubone icyaha kidafite ubufatanyacyaha biragoye. Ariko nubwo iyo ari opinion yanjye, undi yazana indi nawe nashyizemo n'iby'ikoranabuhanga n'iki byose, ni naho wari unageze mu kanya. Yego. Biravuze ngo byagabanya umubare ku rwego rufatika kuko byaba byashyizwe mu ngamba, kandi umuturage akaba nawe yagize wa mugani wa wundi wabajije ikibazo muri perezida ngo wajibikaje, urumva. Naye mwenyewe anawajibika n'ibirimo gukorwa kuko nawe muri accountability y'umutekano techniquement professionnellement nawe yayinjiyemo, even financièrement, kubera ko nkuko bakubwira kurinda umuhanda kugira nk'ibyagezweho, urumva, no mu kurinda umutekano nk'ibyagezweho, uranabizi abaturage batanga amafaranga y'umutekano, urumva. Icyo gihe azaba bigizemo uruhare, ibimukorerwa bimukorerwe, ariko nawe afite iyo accountability kucyo asabwa gukorwa. Ntibakubwira ngo utore umuntu w'inzahare ngo niwe uzajya kukurindira umutekano, kandi nawe ari mu baha amakuru abajura bakayagabana, sibyo? So, aho tukiri aho ngaho uretse tukiri aho ngaho hari projet igeze kubaho nabisomye mu itangazamakuru nta n'imyaka 5 irashira, yuko u Rwanda rushaka gushora imari mu gufata ibimenyetso bya gihanga, urumva, systeme biometrique. Buriya ubona umva burengerazuba bw'isi n'ubwo ibibazo, ariko kuko bafite n'amafaranga, ariko amafaranga ngira ngo cyo kibazo, igihugu kiba gifite amafaranga. Ni ryari abantu bazafata ibimenyetso bya gihanga, naba ari mboni z'ijisho, naba ari igikumwe, naba ari iki, wenda hari bifitwe nk'igikumwe twajyaga dufata indangamuntu tugatera n'igikumwe, urumva. Ariko kanija hakwiye n'ibyo bintu byose birimo byintu bya gihanga ku buryo umuntu asiga telefone muri bisi, ibimenyetso bya gihanga bikaba byerekana umukoze kuri telefone, n'umuntu wakoze kuri iyo moto, n'umuntu wagize gute. Umuntu agira mu giswahili cyita subutu, utinya kuvuga uti ndakora kuri kanija, sibyo? Ni mukoze urushiri, mukoze iki, nta maka nzajya kuko bazazana imashini batungeho bamenya bamukozeho bose, pari miye bamukozeho nawe winjire muri abo ngabo. Ibi bintu bya DNA ibona ukuntu wenda bifite akamaro, byamaze mu gukemura impaka mu baturage. None se n'abantu babyaga bapfa ubusa, urumva, DNA yaza bakoresha ikizami bigatungana. Uriya mujyo urakenewe nawe. Leta nishora amafaranga menshi, urumva, mu bijyanye no gufata ibimenyetso bya gihanga. Umuntu wese nagira imyaka 10 bamukozemo, bamupima izo mboni, bamugire gute, bavuge bati sha nugenda ukajya kureba ku gipangu cya kanaka, byonyine kuba waraharebye ukanakoraho, turagufite. Bifite pourcentage nini cyane za Dubai, ngo niko bakora batembereye Dubai. Donc hari ahantu ngugera ukabona ko nibi ngibi tukibona gutya ngo bigitoke abantu babivugisha n'iki byose. Yani mu mutwe wawe hamwe n'igisho kandi byose bikagendana no kumubarizinga abaturage, icyawe ikitari cyawe si icyawe. Ushobora gusiga ngo telefone Dubai ahantu uyiteretse ahantu muri supermarché, nyuma y'iminsi 2 ukagaruka telefone ukayakura. Ukavuga uti rero kubyo twahereye kuri personalite y'abashinzwe umutekano, aho umuntu ayoborana akavuga bati shaka kuva komanda yaza, byagenze neza kuko umutima we yawuhariye akazi, urumva, biragaragara. Tuzamutse mu ikoranabuhanga, ubu tugeze noneho nkuko barimo kubivuga kuburizamo ibyaha, kuko pe kanija umuntu mu Rwanda avuga ngo yibye amafaranga, umuntu mu Rwanda avuga ngo yahemutse, ngo yagize gute. Urabona n'uwo wa Kamonyi twavugaga, abantu bumvaga ari ibintu bitazashoboka n'iki, ngo bagende babuzego z'umutekano baprehending bamwe abo bakekwa ibyo ngibyo tuzabona amategeko, urumva. Oya ndavuga Kamonyi kwa mama Mado, urumva. Abantu bye nkanjye nkuranga nkumva bizatwara igihe kinini, ariko nta cyumweru cyari cyashira. Ziriya mbaraga ziba zashyizwe muri ubwo bushakashatsi bwo kumenya uwakoze icyaha, n'ubundi bazidaborinze bazitripiye, urumva, zikagera kuri level yo kuburizamo wa muntu warugiye kuza kukwiba, kuguhemukira no kugera gute. Yego birakorwa, ariko bikorwe cyane, byongerwemo imbaraga kugira ngo abantu bamenye ko ikintu cy'umuntu nikatihabwa, ubuzima bw'umuntu nikatihabwa, bibere mu nzego z'uburezi, urumva. Ngiba ku ishuri kuri Saint Andre nabaga muri byo bita club anti crime, narayoboye kwanza mu gihe cya Padiri Kibanguka, yarayubatse muri anti crime. Ndibuka ko twaciye udutsiko tw'abana bajya kunywera itabi ahantu hepfo mu gashyamba ka Saint Andre, urumva. Abana bajya kuyagurira hanze n'iki kujya wasangaga padiri abayicaye aho ngaho ku ishuri azira ibirimo kubera mu metero 100 zikikije ikigo mu masaha yose, ku buryo n'ikiyasi cyo umuntu muri anti crime yashobora kugenda agafata abana bitsibye padiri, akabandika amazina, akaza ka report padiri, urumva, kandi report ikagenda neza. Ese anti crime clubs ziracyariho ubu zirakora?
uzambariza. hari amakarabu menshi atakibaho, anti-sida, club environnemental zabaga mu bigo by'amashuri. Hari abaskuti nabo sinzi niba bakibaho, simbizi. Abaskuti mbone n'ikigo cyabo ko twajyaga duhurira ahantu mu vacances. Njya mbaza nanjye ibigo bya scout kajya mu ngando z'abaskuti ibintu nk'ibyo. Ubona ko ibyo bintu ntago bikiriho. Sasa rero nkavuga ngo club anti-sida zumenye zitagishoboka. Ibaze. Kandi iracyahari. Club anti-crime ubwo simbizi tuzamenya. So ukavuga utereko kanijamo icyo gikwiriye cyo gushyirwamo imbaraga kugira ngo icyaha kiburizwemo kitari cyaba, urumva, kandi ubwo buryo nkubwiye haruguru buriya ubukomatanyirije hamwe kabiri ababonye ngo munyakabando uyu munsi operation zahabereye ni uburyo bwo kudestabiliza, urumva, kudemantara ngo bafashe 20 n'abangara 20 ntabwo nabonye ifoto gukuraho utwo dutsiko uko dutsinda. Ariko ikintu navuze mu kanya sinzi nabonye utagihaye imbaraga cy'abantu bacumbikiye abantu. Wavuze utera abatahaba nubwo batahaba nta mukuru nta abantu babuze umukuru, urumva. Iby'umutekano birakureba, niba wumva bitakureba ubona ibintu bikuba muri environment murimo ngutange nayo makuru gusa hari uri bumbwire muri commentaire azandika ati niyo tuyatanza pfubusa. Nibyo binini abaturage bavuga bati urayatanga se sha hagira ikintu bikorwaho. Nese uhuruje uwo komanda, uhuruje uwo shefu n'umudugudu, uhuruje uwo ngo umuyobozi ku murenge, ukavuga uti mu gipangu hari amakuru ameze gutya na gutya, ntabwo aje nzabireba, sa mwanya mfite ndi mu nama nta gikozwe. Soko n'imiryango isubirana ikagirana ibibazo. Buriya abantu bafite ibibazo mu miryango bamwe bahitana abandi, abenshi niba batanze n'amakuru inama zabyizeho, ariko gufata umwanzuro baratseta ibirenge, sibyo? Noneho undi watanze amakuru nawe nanavuze ko mukanya ubu none ibihembo binahari, ariko bibayeho byabakarusho. Gusa ubuyobozi bukareba nta muntu uzabeshyera undi yitwaje ibyo bihembo. Ntago upfa guhemba gusa bakora ubushakashatsi bwabo nyine bakanareba muri investigation resultat babonye ku makuru bahawe bakana guhemba umuntu nubwo nta muntu babibwira byabikozwe mu ibanga, urumva. Ariko bikavuga ngo inzego z'umutekano dufite mu Rwanda natwe abaturage dufatakanyije hamwe iki kibazo cyakemuka. Ariko niba abaturage bazageza kuvuga ati ndatanga amakuru bitanga iki, ese niba yamenya bikazangiraho ingaruka akantu kari kancitse gute ubundi utanga amafaranga mu irondo wakwibwa ntabe fond de garantie inuze yo kugusubiza ibyo wibye. Buri umunyero udamenye yuko hari amafaranga amukatwa n'urugero kubera umubare w'ibyibwe muri uko kwezi irondo niba ndibwe frat wari warayirondo ahantu, urumva, kandi investigation zikaba zagaragaje ko nta burangare kuko ibintu byose gire investigation nta buranga kuko umuntu yanakwibisha ibintu reka, urumva, kugira ngo irondo rizamwishyure. Ariko investigation yerekanye iki? Yerekanye ko nafunze uko bikwiye, urumva, abantu bishinzu bapfumuye bagize gute. Mbega investigation ikintu yerekanye mu bijyanye n'irondo, why irondo ritanyishyura ibintu byibwe ko ryari rishinzwe kundinda n'ubundi. Niba jewe ibyanjye nabikoze njejwe, niba nubahirije ibyo leta insaba nkaba nishyuye amafaranga y'irondo, nkaba nakinze ko ngomba gukinga bisanzwe, urumva, ibyo nsabwa nabikoze, ni gute giye muri ibintu byanjye ntibanyishyure nanjye ntibame compensation y'ibintu byanjye. Dev, ubu nitwasoza byari byose dutanze umurongo ushoboka. Ntabwo nzi kushoboka neza ariko hari akantu numva twasozereza. Sha wewe ndumubwire mbivuge mpagaze nuko kamera zawe uzagize gushyira, urumva. Aba bantu bito ngo nababingwa ngegera bita amazina n'iki byose abuzukuru ngo bande yandi bakaba bashyira hasi inzego z'umutekano hano mu Rwanda. Ndakurahiye bishoboka. Mu gifaransa bose c'est une question du temps, urumva, ni question du temps. Ntago wambwira ngo uzabuza abantu ko enjoying uyu mutekano igihugu gifite, ngo uzabuza abantu gutembera, ngo amatsinda ngo yigize gutya ngo yigize akaraha kajya he, urumva. Niba reba nabi muri ya historique nakubwiye dutangira ikiganiro baraza kubona amaso acanye ku maso babone bafandira guhama abandi, urumva, babona nyine abo bandi niki barababona. Hari umuntu umwe wayoboraga division y'umujyi wa Kigali ntari burasirazuba, hari igihe hari kugitega hari ku Mumena ahantu hafi na Assemblies of God idini umanuka gutyo uvuye Cosmos mo hasi usa nk'ujya sezika ariko uciye ahantu umuntu uzi higeze kwaduka itsinda ry'abantu bameze gutyo. Nuko rwose ngaragenda arababwira ati ni ibingi mwiberamo, ati rwose sinje kubabwira ngo mubireke, ati nimukomeza ako kazi kanyu ngiye gukora akazi kanyu. Kuva ubwo ntibongera n'ubu ngubu ngo hashize iminsi bakajya babona abahungu bari gutemberamo, urumva, ngo batanambaye igisirikare. Ko abantu abaturage bo kumena bavuga ati niko ubwo nuko abantu bacitse, ati komanda yaraje, urumva. Niba yakira afande uyu nguyu umugabo w'ingabo
uyu nguyu ukina umupira ninde umurape Mubaraka birashoboka ko bari wagiye ubwo rero impamvu aka kantu navuze ngo ntago tagaso ntakavuze hakeneye n'ihumure ry'abafite mu nshingano inzego z'umutekano nabo bagatanga gasopo nk'izo abaturage bari umuganda uhera ukwezi ukaba waganira kuri iki kintu mu gihugu cyose abayobozi b'inzego abadipisi bakamanuka abashinzwe za ribu abo bashinzwe inzego z'ubutasi bakagenda bakabwira abaturage bakababwira kuko ibintu bimo kuvuga nka David ariko simbivuga nk'umuntu ufite prerogative mu nzego za kiyobozi ariko we abivuze byarushaho kumvikana nk'iri jambo mvuze rivuzwe n'umuntu muri abo maze kuvuga haruguru afite ikirokoroko cya basigaye bitwara hano urumva bifite nabyo ikintu bisobanuye ariko abantu bongere bicare ministeri zibishinzwe societe civile barebe niba mu bijyanye n'amategeko education kikorwa urumva criteria z'umunyerondo amafaranga amugendaho tekiniko mu birakorwa gute ndakora synthèse y'ibyo twavuze bongere babisubiremo urumva niba bisubiremo bavuga bati aho ikoranabuhanga ryari rigeze ibyo umuntu yahurumbiriraga muri 2010 nibyo ahurumbirira ubu ngubu gajye kwiba wenda haje iPhone haza amatelefone ahenze abo bana barimo guhurumbira ibyo ngibyo bigezweho sibyo hanyuma kandi dasoza ikiganiro tunavuze ngo habeho n'ishoramari ryita ku rubyiruko abashyizeho na ministre mbona ubyumva neza utuma twishima nashyira imbaraga mu rubyiruko kuko umuntu wabuze ibyo ahugiramo isi iramuhuza mu bindi urumva izo club zongere zigaruke uko wakora gufite ownership yo kwanga umutekano anti crime community policing ishyirwemo imbaraga urumva ndatekereza ko nihashyirwa imbaraga mu rubyiruko kwihangira imirimo kubaha ibikoresho byo gukoresha pana kwigisha umuntu umwe n'ibikoresho azakoresha kubashakira amasoko nabonye no muri MOU z'u Rwanda rwasinye na Kenya hari by'amakoperative hari ibyo ngibyo byo kwita ku rubyiruko arahanditse iyo youth urumva igihugu rishyira imbaraga mu rubyiruko ariko bana project ku yindi myaka izaza tuvuge tuti niba nafashe imyaka 20 back urumva twongeye no kureba in future imyaka 20 tuzadufite abasore bangana bate kandi nabo benshi n'inkumi bameze bate batekereza bate bakora bate bawakinga bate ibyo rero urumva icyo nikimara gukorwa bizazana n'umusaruro ku bukungu bw'igihugu kuko ubukerarugendo buzatera imbere kandi u Rwanda ruzakomeza kuba kuri ya ranking rufite so rero ibyo navugaga mu kanya nkavuga ngo abantu sibyo ubahumuriza ntabwo mufite izo nshingano ariko nta nubwo bari abantu banesha abanyarwanda bafatanye ukuboko kuko umujura bavugiwe igihe uwo mu gipangu ufite bamuvugiye igihe utari siniteranya urumva gutyo amakuru yabatangiye igihe ariko nawe yahabwa nk'umuyobozi ntuyakire minenegwe ngo hatu umuntu avuga ati wa muntu atangiye amakuru ntiyanarayeyo bahabaye kandi no one knows ushobora gusanga yanagezeyo akabwirwa ijambo ngo ko mu gipangu baduhaye amakuru ibi ngibi urabikora urumva akaza yishyizemo igipangu cyose uwo azahitana cyangwa se akazimuka akava mu gipangu n'ubujura bw'akabujyana nk'iremera bagakicukiro ugusuza bukemuye ikibazo nafatwe ayo makuru ahabwa imbaraga niba bitije ihabwa abantu b'ibihano bisanzwe ize abantu ne bajya bakamenya bati uriya muntu karimo gukora imihanda yiharura byatewe n'iki yambaye iki kanzu wenda cy'umuhondo bati nawe afite ibintu n'amakuru yatanzweho aburanishwa amezi 2 urumva akatirwa amezi 2 gukuramo tije acuruza ibintu bitemewe ariko nibikomaze bikadisparesa d'une façon inaperçue ntago mbimenye umuturanye ntabimenye ntagize gute azakomeza kumufata umuntu uri fidèle niko azamutora abantu bajya mu irondo nabo kandi amakuru yibukanye iyavuye urumva ahavanye cyasha agiye Nyabisindu avuye rwa Rutabura Nyabisindu bamonye nk'imfura yibukiyeyo kandi rwa Rutabura havuye ari ruvumwa urumva ntacyo yakorewe ntabwo yigishijwe nta tegeko rya muciye imbere nta n'iki ugenda ubona yuko n'umuntu ufite umuco mubi awanduza undi ufite umuco awanduza undi nitujye kureba dusange tumeze nk'abantu bari kwizenguruka nk'abayisirayeli bajya i Kanani ntabwo turimo kujya imbere forward tuva aha ngaha tujya ahandi urakoze cyane urakoze nawe kandi ejo iyo habaye ibiganiro ikibanza nta namwe wacu tuyoboka ntawe murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi itegeko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare